Radio 10. Simply wonderful. Radio 10 ikorera ku Gisusa umuhanda ujya Rutarama. Radio 10 gusa ni ingirakamaro. Kuri radio 10. Radio 10 turayikunda. Radio 10 turayikunda. Inani na karindwi n'ibice bitandatu kuri Radio 10. Radio 10 turayikunda. You are listening to 87.6, the new Rwanda voice. Simply wonderful. Biye byiza nshuti bakunzi ba Radio 10 aho muri hose turizera kuba Radio 10 mu biganiro bitandukanye by'abatubanjirije turaje kugira ngo tuganire natwe dufite ikiganiro cya Réseau des Femmes aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uburenganzira bw'umuntu mu bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ibijyanye n'umunsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro. No munsi wabaye muri uku kwezi kwa 9 ku 26 ndetse kandi turebere hamwe n'ibijyanye n'umunsi wo gukuramo inda mu buryo bwizewe kandi bwemewe n'amategeko. Iyi ni iminsi ibiri yizihijwe, umwe wizihijwe ku itariki 26 tundi ku itariki 28, ariko uyu munsi tuje kurambura byinshi kugira ngo abadukurikira babashe kumenya ese iyo bavuze ibijyanye no kuboneza urubyaro bisobanuye iki, iyo tuvuze ibijyanye no gukuramo inda mu buryo bwizewe kandi bwemewe n'amategeko byo bisobanuye iki. Ndeditse nibakwe tugiye kubana muri iki kiganiro nkiyoboye, ariko kandi ndi kumwe n'abatumirwa banje baturutse muri Réseau des Femmes. Ndi kumwe na Nyampundu Olive akaba ari umuganga muri Réseau des Femmes. Tuguha ikaze Nyampundu. Murakoze Edith. Amakuru yawe muga? Ni meza. Yego, turi kumwe kandi n'abazara Mama Marie Michel akaba ashinzwe imibereho myiza muri Réseau des Femmes. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Dizera ko namwe mumeze neza. Yego, tumeze neza. Yego. Uyu munsi turi burebere hamwe ibijyanye no gukuramo inda mu buryo bwizewe kandi bwemewe n'amategeko, ariko mbere yuko tugera aho ngaho tugiye kurebera hamwe ibijyanye no kuboneza urubyaro by'umwihariko muri uyu mwaka mu Rwanda. Twijishije uyu munsi ariko bidusaga durafite itegeko rishya, itegeko rijyanye n'ubuzima ryatowe. Muri iryo tegeko akaba harimo n'ingingo itarigeze ivugwaho rumwe, ariko nk'abahanga bagenda basobanura bijyanye n'iyi ngingo. N'ingingo yemerera abana bari munsi y'imyaka 15 cyangwa se abana b'imyaka 15 kuzamura kuba bajya muri service zo kuboneza urubyaro, ariko batarinze gusaba abantu bakuru ko babaherekeza. N'ingingo itaravuzweho rumwe, ariko kandi nuko abantu batayisobanukiwe. Ariko mbere yuko tugeraho nyemerera turebere hamwe iyo tuvuze kuboneza urubyaro ubundi tuba tuvuze iki. Reka tumere kuri muganga. Kuboneza urubyaro. Murakoze. Kuboneza urubyaro no guteganya ubana ugomba kubyara igihe ugomba kubabyarira ushyizemo n'intera ushaka wowe wateganyije. Muri make no kubyara ubishaka mu buryo wabiteganyije. Kubyara ubishaka mu buryo wabiteganyije. Umuntu uboneza urubyaro ninde? Ni umugabo, ni umugore? Kuko abantu bashobora kwibaza byinshi. Iyo tugiye kuvuga ku ngingo yo kuboneza urubyaro harimo inshinga kubyara. Umuntu uboneza urubyaro ni umuntu wese wabyara. Igikorwa cyo kubyara gikorwa n'umuntu w'igitsina gabo ndetse n'uw'igitsina gore. Bose rero hari uburyo bagiye bafite butandukanye bwo kuboneza urubyaro. Yego. Reka tugaruke kuri Réseau des Femmes. Muri service mutanga harimo kandi na service zijyanye no gufasha mu mushinga cyangwa mu mushinga wo gufasha mu buzima bw'imyororokere. Reka tugaruke kuri uyu mushinga ubundi muri Réseau des Femmes. Michel ukorite mufasha bande ni bande babagana? Murakoze cyane. Ntaragera ku mushinga ubundi Réseau des Femmes Event pour le développement rural mu Kinyarwanda ni isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro. Uyu muryango rero washinzwe mu 1986 ukaba ufite abanyamuryango mu gihugu hose.
Réseau des femmes ifite intego yo kongerera ubushobozi umugore ndetse n'umuryango muri rusange kugira ngo agire uruhare mu mpinduka nziza z'ubuzima bwe ndetse abashe no kwitabira ibikorwa by'iterambere rirambye. Yego. Muri rusange rero Réseau des femmes igira ibikorwa bitandukanye bikubiye muri uno mushinga wita ku buzima bw'imyororokere. Réseau des femmes ifatanyamo na Rami Canada. Dukora mu karere ka Gasabo mu mirenge yose aho dufitemo abakangurambaga b'urungano b'urubyiruko cyane ko mu bo twitaho ari abaturage bose bo muri Gasabo muri rusange kugira ngo babone amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikindi ntago twagarukiye aho gusa, dutanga na service ku buzima bw'imyororokere ari nazo twahereyeho tuvuga. Harimo nko kuboneza urubyaro, dufite ivuriro clinique spécialisée ku buzima bw'imyororokere yitwa Karame. Ari nayo tuza gushishikariza abantu kugira ngo bazayigane babone service zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere tugiye kubabwira ruguru. Harimo rero gukurikirana umugore utwite ndetse n'umwana twite mu nda. Harimo kuboneza urubyaro nk'uko mwari mwabivuze. Harimo gusuzuma ndetse no kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Harimo na virusi itera sida. Ikindi dukora cyihariye, murabizi ko abahuye n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi bakunze kugira ihungabana. Harimo n'ubujyanama ku ihungabana rero. Hakabamo n'uburyo bwo gutanga amakuru n'ubujyanama ku buzima bw'imyororokere ndetse no gukora ubuvugizi ku wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikindi kirenze kuri ibyo rero muri service dutanga zikomeye, nk'uko mubizi urubyiruko cyane cyane rukunze kutisanzura kuba rwaganira n'ababyeyi babo. Muri rusange ubuzima bw'imyororokere bisa nkaho bikiri ibintu bibujijwe dutinya. Ubwo rero twararebye dusanga kugira ngo urwo rubyiruko turugereho cyane ko ruhura n'izi ngaruka, tugomba gushiraho umurongo utishyurwa. Ni 811 iyo duhamagaye ikibazo cyose wagira, aho kugira ngo ubeshywe cyangwa ugwe mu bindi bishuko, tugaha amakuru yizewe tukakuganisha naho wabona service mu buryo bworoshye. 811 niwo murongo bahamagaraho, ubwo no kuvuga ngo yaba urubyiruko yaba ukuze, umuntu wese uwari we wese turamwakira tukamuha amakuru yizewe mu buzima bw'imyororokere ndetse tubakaba twanamurangira aho yabona izo service. Muganga Nyampundu, umuntu ashobora kwibaza kuki tugira umunsi wo kuzirikana ibijyanye no kuboneza urubyaro, bikaba ndetse n'umunsi mpuzamahanga no mu Rwanda tukabikora, nuko hakira amakuru make ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Ubundi kubera iki uyu munsi ubundi yo tuwugezeho nubwo warangiye, reka duse nk'abagora kawo, iyo turi kuri uyu munsi wo kuboneza urubyaro hakorwa iki? Murakoze Dite. Kwibutsa kuboneza urubyaro cyangwa kugira umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuboneza urubyaro ni ingenzi cyane, kubera yuko muri iki gihe cy'uyu munsi hibutswa abantu uburyo bwo kuboneza urubyaro, impamvu ari byiza cyangwa ari ngombwa kuboneza urubyaro, ibyiza byabyo, ingaruka zo kutaruboneza. Muri uyu mwaka nk'uko serivisi zo kwa muganga batagombye guherekezwa. Rero niyo serivisi yo kuboneza urubyaro iri muri izo ngizo runo rubyiruko ruzajya rujya kwaka rutagombye guherekezwa. Ariko muri rusange mu bikorwa bikorwa ku munsi wo kuboneza urubyaro mpuzamahanga wo guharanira kuzirikana gahunda zijyanye no kuboneza urubyaro, twibutsa abantu muri rusange abakuru n'abatoya. Urabona ko twagize amahirwe n'abatoya noneho bibareba mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuboneza urubyaro ni iki? Twabonye yuko ari ukubyara abana ushyizemo intera wifuza kandi ukababyarira igihe wifuza. Kuboneza urubyaro tuvanaho n'imyumvire n'imvugo zitari zo zikubijyanye n'ibyo kuboneza urubyaro, harimo kuvuga ko bitera ubugumba, kuvuga yuko ari ukubuza kubyara. Kuboneza urubyaro ntago ari ukubuza kubyara, ahubwo ni ukubyara mu buryo buboneye wowe wahisemo wifuza hatarimo gutungurwa. Tukababwira uburyo buhari bwo kuboneza urubyaro, aho babusanga n'ibyiza byabyo n'ingaruka zabyo, n'uburyo abo biteje ikibazo bavurwa, naho basanga serivisi, aho basanga ubufasha, aho bakura amakuru.
byose kuri uyu munsi wo kuboneza urubyaro birakorwa. tugaruke kuri iri tegeko rishya umuntu ashobora kwibaza kubera icyo ari ingenzi abangavu bacu cyangwa se urubyiruko rwacu kwitabira serivisi zirinda gusama aba ingimbi n'abangavu kubera icyo ari ingenzi kuko umuntu ashobora kukubwira ati kubera iki se ari ingenzi ku rubyiruko abana bacu. Ni ingenzi cyane ku rubyiruko kuboneza urubyaro kuko tugitangira twabonye ko umuntu uboneza urubyaro ari umuntu wese uri mu kigero cyo kuba yabyara. Ingimbi n'abangavu wenda nubwo tutagiye kubijya mu mizi cyane, ingimbi cyangwa umwangavu ikiranga k'umwana cyangwa umuntu kanaka w'urubyiruko ageze mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu hari ukuba nimba ari umukobwa yaratangiye kubona imihango, yaratangiye gupfundura amabere, yaba ari umuhungu agatangira kumera ubwanwa, kuniga ijwi, kwiroteraho n'ibindi. Ibyo ngibyo rero ni ibimenyetso bivuga ngo nimba umukobwa yagiye mu mihango ashobora no kuba yasama. Nimba umuhungu yatangiye kwiroteraho ashobora no kuba yatera inda. Rero ubu ni uburyo bwo kuboneza urubyaro ku muntu uwo ari we wese waba agejeje igihe cyo kuba yasama cyangwa yatera inda kandi akaba akora imibonano mpuzabitsina kuko niyo ishobora gutuma atera inda cyangwa igatuma asama agatwita. Nimba rero ari ingimbi cyangwa umwangavu uzi yuko ajya agiriye cyo kuba yakora ibyo bintu no kuboneza urubyaro biba bimureba. Ntago hano itegeko rivuga neza ngo abangavu bose n'ingimbi bose bagende baboneza urubyaro. Hari abari mu mwanya mwiza wo kuba bajya kuruboneza tuba ariko tubyita cyangwa abareligible. Yego. Aribo bakora imibonano mpuzabitsina. Nimba dufite abaterwa inda zitateganyije n'abazitera bivuze yuko no kuboneza urubyaro iyo serivisi muri kiriya cyiciro yagakwiriye kubikora. Yego. Ahangaha nyemere tuhite tuninjira no kubihuza no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa uburyo buri safe. Turabihuza gute ku ngimbi n'abangavu? Olive ndacyari kumwe nawe mbere yuko tugaruka kuri Michelle. Yego, mu itegeko rivuza gukuramo inda mu mategeko ahana y'u Rwanda cyangwa mu mategeko y'u Rwanda harimo exception cyangwa harimo irengayobora rivuga ingingo 5 zemerera umuntu gukuramo inda. Muri izo ngingo 5 harimo no kuba uwatewe inda ari umwana ari cyangwa uwatewe inda yafashwe ku ngufu, hakabamo yuko inda ishobora kuba yahitana umubyeyi uyitwite cyangwa umwana cyangwa yateza ibindi bibazo, hakabamo yuko uwatewe inda ashobora kuba yarashyingiranyijwe ku ngufu. Rero no kuba urumva ko aho hantu abangavu bisangamo kuba umwangavu yaba yarafashwe ku ngufu cyangwa yaratewe inda ari umwana, urumva muri rya tegeko ry'irengayobora riri mu itegeko rihana icyaha cyo gukuramo inda arisangamo. Rero n'uburenganzira bwe kuko itegeko ribimwemerera. Yego. Iryo tegeko niryo nshaka ko tuganiraho Michelle. Amategeko ateganya iki ku bijyanye n'izi serivisi zose, haba serivisi yo kuboneza urubyaro, haba serivisi yo gukuramo inda mu buryo kuko iyo tuvuze gukuramo inda hari uvuga ati gukuramo inda kandi ariko hari gukuramo inda mu buryo bwizewe kandi bwemewe n'amategeko. Reka tugaruke kuri aya mategeko ateganya iki. Murakoze cyane. Tuvuga kuri aya mategeko turagaruka ku itegeko nimero 026 akarongo kaberamye ryo mu 2025 iri ni itegeko rishya. Iri tegeko rero ni rigenga serivisi z'ubuvuzi. Ni irya vuba cyane ryo ku wa 17 Nzeri 2025. Iri tegeko rero ryaje rikuraho kandi rinasimbura aya mategeko menshi amwe namwe yariho mbere, harimo n'itegeko ryerekeye ubwishingizi ku byaha by'abaganga n'abandi bakozi bo kwa muganga, ndetse n'itegeko nimero 21 akarongo kabiramye 2016 ryerekeye ubuzima bw'imyororokere. Muri rusange rero aya mategeko reka ngaruke no ku rugendo Réseau des Femmes yakoze kugira ngo n'iri tegeko rivugururwe. Twabanje kureba ngo ese nko mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere ni izihe nzitizi, ni izihe mbogamizi ziri gutuma urubyiruko cyangwa se n'abandi baturarwanda batabasha kugera ku burenganzira bwabo bwuzuye ku buzima bw'imyororokere. Yego.
aha rero twakoze inyandiko igaragaza izo nzitizi ari naho byavuye yuko iyi myaka igabanuka kuko icyambere no gukumira mu gukumira turigisha yego ariko iyo ukumira ukigisha hari n'abagenda gutya bagatana ku buryo bigaragarira mu ngaruka bigira ahangaha habamo gutwara inda kw'abangavu rimwe na rimwe bibahagarikira ubuzima haba kwiga amasomo ntagikomeje n'izindi ngaruka iz'imico iz'imyemerere zigenda zigaragara bityo rero no guteshuka kw'ababyeyi kubera ko kuganira kw'ababyeyi n'abana kubijyanye n'ubuzima bwabo ubuzima bw'imyororokere kubaha za ndangagaciro ibyo byose byakomeje kuba imbogamizi zatumye habaho impinduka muri aya mategeko tugakora n'ubwo buvugizi ubwo rero kimwe muri izo mpinduka zikomeye cyane no kugabanya iyo myaka yo kwiyemerera serivisi ndetse utabanje guherekezwa n'umubyeyi n'iyo hotline kugira ngo turebe ese ni gute batinyuka ni gute babona izo serivisi. Aha tukiri hano tusaraharenga iyo byasabaga kwemererwa n'umubyeyi hari icyo byangizaga kuko umuntu ashobora kwibaza ati umwana w'imyaka 15 kuzamura yego kuzamuka kugera ku myaka 18 dufata nk'imyaka y'ubukure mu Rwanda iyo myaka 3 umubyeyi abakimufata nk'umwana nyine hagaragazaga izihe mbogamizi zishobora gutuma n'ubwiyongere bw'inda ziterwa abangavu wenda nk'uko bikomojeho bubaho. Yego hagaragaragamo imbogamizi z'uko kuriya ababyeyi badatangira kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere kuva mu gihe cyo hasi kugeza n'uburyo babikoramo bikaba bitandukanye abana batinya ababyeyi ntamubwire ikibazo yahuye nacyo akaba yamubwira ngo ajye kumuvuza malaria cyane ko abana baba badafite ubushobozi bwo kwivuza ariko ibindi akabihisha bikazagera ku ndunduro ari naho abana b'abangavu bamwe babashukaga bakajya gukuramo izo nda mu buryo bw'amagendu bityo bikaba byabagiraho ingaruka zaba izo gupfa n'ubu n'abana batwite ariko no kuba batabizi neza izo ngaruka batazi ko nibura no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko bibaho izo ngaruka zose rero nizo zatumye aya mategeko ajaho. Yego turacyari kuri ya mategeko watubwiye uti amategeko mu Rwanda hari itegeko ryahinduwe itegeko rishyashya rwose ryo mu 2025 ryaje rikura hayandi mategeko ati kandi twabigizemo uruhare na Réseau des Femmes kugira ngo itegeko rihinduke umuntu akibaza ngo ibiteganywa n'itegeko yego mwabitubwiye kubijyanye no kuba wakuramo inda mu buryo bwemewe kurishije amategeko ariko kandi nanone reka turebe kuri service zindi zijyanye n'ubuvuzi zirimo noneho no kuboneza urubyaro kuba umwana agiye kuboneza urubyaro adaherekejwe n'umubyeyi mwatubwiye ko bishobora gufasha cyangwa service zo kuboneza urubyaro service z'ubuzima bw'imyororokere bishobora gufasha gutuma wa mubare w'inda ziterwa abangavu ugabanuka niko mwari mutubwiye kubijyanye se n'iri tegeko ryemerera gukuramo inda mu buryo bwemewe byo kuba uyu mwana ashobora kujya kuri service z'ubuvuzi hari cyo byafasha. Yego byagifasha cyane ko nko mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo n'udukingirizo tuvuga abangavu tuvuga n'ingimbi utwo two no muri service turadutanga no muri community naho twigisha kugira ngo tubashe kwirinda tutazanagera no kuri cya gihe cyo gutekereza kujya gukuramo cyo gukuramo inda. Ubwo rero kuba babasha kubona uburyo bwo gukumira umwana ataraba umwana cyane yuko biteganwa n'amategeko yuko inda ishobora kuvamwo muri biriya bihe byo mugenzi wanjye yavuze byemewe n'amategeko nitarengeje ibyumweru 22 bivuga ngo rero inzitizi mu rwego rw'amategeko bya bindi bajyaga gushaka ibimenyetso ibyo byose nta bigihari. Hageri wenda dusubiye inyuma ninde wemerewe gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko? Icyambere no kuba umuntu twita ari umwana aha kuba ari umwana nuko ari munsi y'imyaka 18 ariko muri iri tegeko rishya bavuga ko umuntu wese ufite imyaka 15 kuzamura yemerewe guhabwa service zose z'ubuvuzi kandi no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko ni service y'ubuvuzi iyo ni imwe mu mpinduka. Noneho undi wa kabiri ni ukuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yego
icya gatatu rero kigenderwaho ni ukuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo. Indi ingingo ya kane yemewe no kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri. Yego. Noneho iya gatanu ni ukuba inda ishobora gushyira ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana uri mu nda mu kaga. Ibi byo ntibigombera bya byumweru 22 igihe cyose bigaragaye yuko yashyira ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana we mu kaga biremewe yuko hakurikijwe amategeko umuganga yamukuriramo. Ikindi twagezeho gikomeye rero mu buvugizi twagiye dukora ubundi mu iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo kurirwa mina mbere mu 2019 hagaragaramo ko bigomba gukorerwa ku bitaro ndetse no kuri polyclinique nabwo kandi bigakorwa n'umuganga docteur. Yego. Ubu rero nyuma y'ubuvugizi nibura ubu no ku bigo nderabuzima bishobora kuba byahakorerwa no kuri za clinique zabisabye zujuje ibisabwa. Bivuga ngo byariyongereye wenda haracyarimo inzitizi nkeya kuko twibaza yuko ba docteur kubabona bikigoye cyane aho dukomeza gukora ubuvugizi ngo nibura n'ababyaza babyize n'abaforomokazi babishoboye babe babikora aho byemewe. Ntabwo byazateza akajagari kubera ko nibaza ko gukuramo inda yego dukurikije amategeko ingingo mwazisobanuye ariko hari n'ushobora kwitwaza itegeko akaba ashobora gukora mu by'ukuri ariko ugiye kureba ugasanga ni ibintu bitemejwe n'urukiko. Uyu munsi biracyemezwa n'urukiko ko umuntu agomba gukorwa, urukiko nirwo rutanga uburenganzira. Iyo ufite imwe muri izo mpamvu nta bimenyetso usabwa kugira ngo babashe kugukuriramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko iyo bigaragariye nyuma yuko amakuru watanze atariyo uhanwa nk'undi wese wikuriyemo inda ku bushake. Yego. Reka tugaruke ku kwitabira izi service kwa Olive nitugera kuri service ndakubaza cyane nka muganga kubera ko mufite ababagana benshi. Izi service zo kwirinda gusama ku ngimbi n'abangavu umuntu ashobora kuzitekereza mu buryo bwagutse nkuko mwabitubwiye ndetse mutubwira ko umuntu kenshi ababagana bakoresha n'umurongo utishyura. Reka turebe impamvu zituma izi service zihari ariko tugasanga tugifite umubare utari mwinshi w'ingimbi n'abangavu bashobora kuba bagana izi service ndetse no kubaza amakuru ababishinzwe. Ugasanga umwana afite amakuru yo muri quartier, afite amakuru y'umuntu mukuru ushaka kumushoka kumusambanya ariko service z'ubuzima ntabwo bazitabira cyane. Niki gituma umuntu afata amakuru yo mu muhanda kugira ngo agane inzego z'ubuzima? Ku bijyanye n'ubwitabire bwa service ku ngimbi n'abangavu bwo urabona ko ntabwo biri ku kigero byakabaye biriho kuko ukurikije uko service ziboneka, gahunda zashyizweho, service z'urubyiruko zifite service zose zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere arizo twita youth kona kuri buri kigo nderabuzima zigiye zihari. Hari imirongo itishyurwa wa réseau de femmes cyangwa n'abandi bose baba bakora ku ibyo bintu ariko tukaba tukibona urubyiruko rutitabira cyangwa hakirimo abangavu baterwa inda, abandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'abandi bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bw'imyororokere. Ikibazo kinini cyabayeho ngiye mbona ari imyumvire cyangwa umuco. Haracyari imbogamizi mwakunze kugaruka ku babyeyi mukiri kuvuga ku itegeko. Ababyeyi nago barumva neza yuko bano bana ubu ababyeyi nago turumva neza ko umwana yakabaye akora imibonano mpuzabitsina. Cyo ni ikibazo. N'urubyiruko rero aho kugira ngo aze kwa muganga bamubone yinjira hahandi muri ya service y'urubyiruko kandi bazi service zihatangirwa, aho kugira ngo nyine ajye ahagaragara afate telefone ahamagare areba uwo baganira biherereye witwa ko ari inshuti ye, akamuha amakuru abonye akenshi na kenshi ashobora kuba atariyo ariko akaba ari yagenderaho. Niyo mpamvu rero iyo tubonye amahirwe nk'aya dushishikariza urubyiruko, tugashishikariza ababyeyi n'abandi bafite inshingano zo kurera, bafite aho bahurira n'urubyiruko, ibitangazamakuru nkamwe mwumva n'abantu benshi, yuko twashishikariza urubyiruko gukura amakuru ahantu hizewe.
baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ahantu hizewe no guhamagara nka hotline ya Réseau de Femmes 811 baguha amakuru yose ukeneye. Ushobora kujya kwa muganga hakwegereye muri serivisi y'urubyiruko, cyangwa ukabona n'undi muganga wabaza akaguha amakuru. Hari abajyanama b'ubuzima, hari n'abandi barezi mu bigo by'amashuri bagiye bashinzwe ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Réseau de Femmes iri gutanga ibiganiro hirya no hino mu mirenge dukoreramo n'ibigo by'amashuri, tujya tubigeraho. Abo barimu nabo turababona tukaganira. Abana cyangwa urubyiruko, ingimbi n'abangavu bumve yuko aho niho hantu hizewe ho gukura amakuru. Noneho no kwitabira serivisi zirahari zo kuboneza urubyaro, haba muri Réseau de Femmes cyangwa no mu bindi bigo by'ubuvuzi bitandukanye, kuko nk'uko Michel yari yabivuze, abantu dutanga serivisi z'urubyiruko cyangwa z'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane iyo tugeze ku rubyiruko, nyamuneka ababyeyi ntibaze kumva yuko wenda turi kubwira abana ngo mujye kuboneza urubyaro, mujye gukuramo inda. Icya mbere twigisha urubyiruko ni ukwifata. Kwifata nicyo kintu cya mbere ingimbi cyangwa umwangavu aba agomba kugerageza n'imbaraga zose, ariko na wa wundi byanze, kugira ngo yirinde basi ingaruka. Nimba kwifata byanze, akaba akoze imibonano mpuzabitsina atarakura, ataragira imyaka y'ubukure, yirinde ingaruka. Akaba yakoresha agakingirizo, uburyo bwo kumurinda gusama bw'ingoboka, cyangwa uburyo bwo kuboneza urubyaro busanzwe niba abona abikora bihoraho, kugira ngo yirinde kuzajya gukuramo yanda. Iri tegeko riraza kudufasha cyane kwa muganga, kuko rikoreshejwe neza cyangwa ubwitabire bukagenda neza, nk'uko warubajije ibijyanye n'ubwitabire ku bijyanye n'iri tegeko, biraza kudufasha kuba twagabanya abana cyangwa abari munsi y'imyaka 18 baza kwaka serivisi yo gukurirwamo inda. Kubera yuko nimba afite uburenganzira n'ubwo kwijyana gusaba serivisi zo kuboneza urubyaro, bwaba uburyo bw'ingoboka cyangwa uburyo bw'igihe gitoya cyangwa igihe kirekire bwo kuboneza urubyaro, bizamurinda gusama yanda izatuma njya gusaba serivisi zo kuyikurirwamo. Yego, ahangaha rero turagaruka kuri ya myumvire wakomojeho, haba ku ngimbi haba ababyeyi. Cyane cyane nyemerera tugaruke ku babyeyi, kuko ingimbi n'abangavu uburyo bitwara, uburyo bakora, kenshi usanga bituruka mu buryo twabarize twebwe societe, ariko ugasanga nanone uko biri hari intambwe bo bamaze gutera bitewe ni ibyo basoma, ibyo bareba. Tugaruke ku babyeyi. Ababyeyi baravuga bati kuba umwana wanjye yatangira gufata serivisi zo kuboneza urubyaro bishobora kugira izindi ngaruka ku buzima bwe wenda bw'ejo hazaza. Ari nayo mpamvu wasangaga bigorana cyane kugira ngo the feelings of celebration before the trophy is lifted. Watch it from the very start. Yego, kugira ngo umwana abashe kuba yaherekezwa kwa muganga, kuba yafata serivisi zijyanye no kuboneza urubyaro, aba babyeyi bafite impungenge, Oliva wababwira iki? Edith, urakoze. Ku kijyanye n'ababyeyi ntago impungenge zabura, kumva yuko nimba waherekezaga umwana kwa muganga agiye kwaka serivisi runaka, cyangwa hari hakeneye yuko ubanza kubyemera cyangwa mu byemeranywaho bikaba byavuyeho, ntago bamwe na bamwe babura kugira impungenge. Ariko nibutsa ababyeyi yuko umwana cyangwa tubyite ingimbi n'abangavu, kuko ni urubyiruko, ntago ku myaka 15 gusubiza hejuru ntago abakiri umwana cyane. Ko byagenda kose yaje kwa muganga yizanye arisobanura. Nimba ari na malaria ashobora kuvuga ibimenyetso, ashobora kuvuga uko yiyumva, communication ye n'undi muntu umubyeyi wadahari ibishobora kuba yakumvikana. Biragoye ko umwana ajya kubwira umubyeyi ngo mperekeza, kuko maze kubona yuko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kwifata byananiye, nsigaye nyikora mu buryo buhoraho. Biragoye cyane ku mwana w'umunyarwanda kuri ya myumvire tukiriho kugenda akabwira umubyeyi ati mama noneho mperekeza ujye kunsabira serivisi yo kuboneza urubyaro. Ndabona ibindi bintu byose byaranze, sinzi nimba uri kubyumva. Biragoye, ariko nubwo bigoye bifite akamaro. Icyo bakuyeho niyo nzitizi yo kuba umwana yabura uburyo abibwira umubyeyi, umubyeyi akazatangira kubibona hari ingaruka. Kuko iyo yakoze imibonano, ikitubwira umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina, nimba hano hanyuze umukobwa uhetse umwana, sibyo,
bose barakoze imibonano mpuzabitsina ku itariki imwe undi akahanyura nta mwana ahetse, uwo duhita tubona ko yakoze icyo gikorwa n'uhetse. Umubyeyi rero iyo umwana yabikoze n'ubundi ntabyo amenya, umwana ugeze aho we ubwe yumva ko akeneye iyo serivisi akaba yajya no kuyisabira, ababyeyi nabamara impungenge yuko n'ubundi iyo icyo kigero kigezeho umwana wawe waba ubizi cyangwa utabizi cyangwa ubikeka biba ari ngombwa pe. Iyo umwana nazifata ukumva ngo agiye kwiyakira serivisi, uwo mwana iyo serivisi azaba ayikeneye. Ikindi ku bijyanye n'ingaruka wenda bishobora kugira ku mwana, ababyeyi baravuga ati nimba umuntu ashobora kuboneza urubyaro akagira ingaruka zitandukanye, akaba bishobora kudahura neza, akaba yagira ikibazo cyo kuva kuribwa mu nda, kuribwa umutwe n'ibindi bibazo bijya biza. Kuko baravuga ati niba nanjye ukuze ngira izi ingaruka kubera ko nafashe imiti yo kuboneza urubyaro cyangwa se serivisi zo kuboneza urubyaro, ibintu ndabijyana mu mwana. Yego, twabanza twabamara impungenge yuko n'ubundi ziriya ngaruka ziba iyo umuntu yaboneje urubyaro, ubundi n'ingaruka zikosorwa haba ku muntu mukuru uko zikosorwa no kuri bano bana zakosorwa. Ikindi twababwira ababyeyi, uhabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa bumurinda gusama aba yapimwe bakareba uburyo bujyanye n'umubiri we n'imiterere karemano y'umubiri we. Ntabwo bituma abana babingumba kubera ko n'ubundi n'ababyeyi bandi basanzwe baboneza urubyaro barongera bakabyara. Yego. Noneho hari no kuba ku bijyanye no gukuramo inda, hari abavuga ko uwakuriwemo inda ashobora nawe kugira ibindi bibazo, hakabamo wenda kuba nawe atazabyara, akaba yagira ikibazo wenda cyo kuba mu myaka iri imbere ngo yagumirwa. Ibintu byinshi ababyeyi bagenda berekana ingaruka nyinshi. Ariko serivisi zo kwa muganga zirizeye, niyo mpamvu hari itandukaniro rivuga ngo uwikuriyemo inda cyangwa uwakuyemo inda ku bushake bwe arahanwa, ariko uwemerewe na ziriya ngingo 5 agakuramo inda ku buryo bwemewe n'amategeko kandi bwizewe, yabikoreye kwa muganga hizewe, akabikorerwa na muganga wemewe, biba ari ibintu bitanga icyizere. Ntabwo bishobora kumutera ingaruka. Uko byamutera ingaruka nuko bishobora no kuba no ku wundi mubyeyi wari we wese uri kubyara cyangwa wagize ikibazo cyo gukuramo inda, biba gakeya kuko ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu gihugu cyacu bwitaweho mu ngeri zose, nta kibazo bishobora gutera. Ari ugufata serivisi zo kuboneza urubyaro no kuba umwana yabyara atarageze imyaka y'ubukure, mwebwe nk'abaganga nicyo mubona gifite ingaruka? Yaboneza urubyaro kuko ibyo ni ibintu ntekereza ko tutagereranya. Kuba umwana yabyara atarageza imyaka y'ubukure ni ukuvuga ngo iyo umuntu abyakira umwana aba akiri mu ishuri, agira imbogamizi mu bijyanye no kwiga, ahenshi birarangira burundu ishuri akarivamo, kuko kurera no gufatanya ishuri ntago ari imiryango myinshi ishobora guhita ibifashamo umwana. Hari ukuba imyanya myibarukiro yiwe bitarakura, kubyara bikaba bishobora kumutera ingaruka zikomeye zitandukanye, harimo nka fistile, kuba yava cyane cyangwa gupfa. Harimo ibijyanye n'ingaruka mu bijyanye n'ubukungu, biteza ubukene, bizana ibintu byo gutakaza amafaranga mu buryo butari buteganyijwe, kandi bano bana baba batari abantu batangira no gukorera amafaranga. Urumva ngo ni umutwaro uza kuri famiye, bizana umutwaro kuri famiye. Ariko waboneje urubyaro, serivisi zo kuboneza urubyaro n'ubuntu, ni ukugenda bakamuha uburyo bumufasha. Tubibutsa yuko uburyo buhari bw'abano b'urubyiruko rwo kuboneza urubyaro, bakoresha uburyo bundi bwose dukoresha, harimo ubw'ingoboka, ubw'igihe gitoya n'ubw'igihe kirekire, ukuyemo bwa burundu. Aba bangavu n'ingimbi ntago bemerewe gukoresha uburyo bwa burundu. Ashobora kuza ukaba wamuha agakingirizo, ashobora kuza akaba yafata agapira, ashobora kuza akaba wamwigisha gukoresha kalendari. Ariko uburyo bwa burundu harimo biriya byo gukata imiyoborantanga butuma nyine umuntu atazongera kubyara burundu, amahirwe yo kubyara barangiye ntago bo babwemerewe. Michel, hari abavuga bati rero ibi bintu bizongera ubusambanyi, kuko izi ni impungenge ziri muri sosiyete. Bavuga bati se niba umwana mu myaka 15 aba afite uburenganzira bwo kuba yajya kwa muganga gusaba serivisi zo kuboneza urubyaro, ubwo se ntitumuhaye uburenganzira, genda wisambanire?
murakoze cyane na mbere yuko iri tegeko riza ngo bavuge bati n'umwana wa 15 kuzamura yemerewe izi serivisi no mu nyigisho dutanga ubwabyo n'abakangurambaga burungano batubwiraga ko mu ngorane bahura nazo za mbere tabavuga bati wa muntu w'inda yaraje kuko avuga ibyo batabasha kuvuga kuko abasha kubwira abantu kuri akabasha kubaha amakuru yizewe nagira ngo mari mpungenge ababyeyi yuko uko bibeshya ko urubyiruko rwacu ruhagaze atari ko ruri leta n'umubyeyi yaje kuziba icyuho cy'ibyo ababyeyi batari kubasha kuziba kuko uko bukeye n'uko bwije ndibuka imibare iheruka ni igaragaza ko ibihumbi birenga 20 by'abangavu batwitinda batiteguye ubwo ni mu mwaka umwe yego mu mwaka umwe ibihumbi birenga 20 na uko imibare igenda uko imyaka ishira imibare iriyongera ntago twahwemye kwigisha indangagaciro zo kwifata no kugira gute ariko iyo mibare uburyo yiyongera nibyo byerekana yuko abana bakora ubusambanyi bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko abo batwise ntabwo uwakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye wese yatwise no kuvuga ngo abo batwaye inda zitateganyijwe ni bake ugereranyije abakoze imibonano cyane abazi uburyo bwo kuba bakoresha agakingirizo nkuko tubyigisha abazi uburyo bikingira ntago bahura n'izo ngaruka ibyo iyo shusho rero ikwiye kwereka ababyeyi yuko abana bo ntagara batagatifu nabo rero niba bakora ibikorwa bibaganisha kuri izo ngaruka ni gute twakumira izo ngaruka icyo ni kimwe mu gisubizo gikomeye cyaje rero ntabwo ari ugutoza abana ubusambanyi nkuko babitekereza ahubwo uramutse n'umubyeyi ukerebutse ya nakugira inama yuko nkuko uha umwana wawe isabune ukamuha Kotex agiye ku ishuri bivuze yuko wakabaye none namubwira uti akira n'agakingirizo uzikingire nibiba ngombwa ariko kuba nicyo nyine ndi kuvuga ntago nshaka kuvuga wenda ngazahita kamo ariko ni kumwereka yuko akanamubwira service zose yahabwa biramutse bibaye ngombwa ariko mbere na mbere akabanza akamwigisha indangagaciro umwana wese azi ubwenge umwereka iki uramubwira ngo dore ibingi bintu bikora ingaruka zizakubaho n'izi ngizi ariko nanone aho kugira ngo uzabwe muri izi ngaruka dore ushobora kubona service zimeze gutya kuba wabimubwira rero icyo byamufasha nuko no mu gihe mutabashije kwisanzuranaho ngo mu bishuti muganire ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere ariko nibura yabazi ngo kugira ngo ntagwa mu byago bimeze gutya kuko nawe biragaruka nk'umubyeyi bikakubera umutwaro icyambere twongere dukanguke twongere twigisha abana bacu indangagaciro twongere tubereke umurongo muzima dutinyuke tubaganirize ku buzima bw'imyororokere ku buzima bwabo n'ubuzima bwabo nabwo buri mu buzima buhatse ubundi cyane ko nk'abariya batwaye inda bagira ibibazo by'ihungabana bikomeye society bahakato nta n'ububona ko hari icyo wazabasha kwigezaho no kugaruka mu bundi buzima aho kugira ngo igere no kuri bababyeyi bamubyaye cyane naho bihera kandi abana buba benshi hari ubyarira urwara iyo nda akongera agatwara n'indi nda kiri muri rwa rugo ese abo bana ari kukuzanira ushoboye kubarera kubera ko nawe abakirerwa tubyibukiranye bivuga ngo rero ingorane cyangwa se ingaruka zigaragaza yuko abana b'abangavu ndetse n'ingimbi bakora ubusambanyi niba babukora se tubareke bapfehoya ahubwo leta nk'umubyeyi niyo mpamvu ireba ibyo byose kavuga iti reka tubarinde kugera muri bya byago biza gutuma bagira ubukene bikaza bikagaruka no ku gihugu ubwo rero rwose pe ntago bizongera ubusambanyi bizabigabanya ahubwo ababyeyi nibatinyuke babaganirize bababwira uburyo bakwiye kwirinda ariko babereka yuko n'uwagize ahagera runaka bidakwiye gufata indi ntera kuko uretse kuba bavuga abatwaye inda ese ubwo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina baba barwaye akenshi n'abantu bakuru bagirira isoni zo kuba yajya no kwivuza rimwe na rimwe bakaba wenda rivaraza kubikomaza bakaba bagera kwa muganga byararengeranye bitagifite igaruriro kuba yagira isoni no kuba atabasha kujya kwisabira iyo service kuko atinya ko bazamuherekeza nk'uko itegeko ribivuga bishobora gutuma indirenga bya byumweru 22 akavuga ati yo mbimenya iyo nza kuba narakora ubukangurambaga nkamenya ko itegeko ribyemera niyo mpamvu hagiyemo iyo nyoroshyo kugira ngo nibura turebe ko ibyo byose byagabanuka ibyo byago bigera kuri abo bantu ariko twongera gushishikariza ababyeyi
kuganira n'umwana wawe bijyanye n'imyaka ye ariko mukaba inshuti mukamenya kuvuga ku buzima bw'imyororokere. Ibyo nibyo bizarinda ubwo busambanyi kurenza kuba leta cyangwa guverinoma y'u Rwanda cyangwa natwe twese tubikoramo twakora ubuvugizi kugira ngo turebe ko twagabanya ibyago biri kuza ari nabyo byagira ingaruka ku gihugu no ku bukungu byose. Mu kanya gato turatirani abantu ku murongo wa telefone yacu ni 0788 31 7 reka nisubiremo 0788 tubibutsa ko turi kumwe na Réseau des Femmes turimo turaganira ku ngingo ijyanye no kuboneza service zo kuboneza urubyaro ariko kandi turarebera hamwe no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko. Allo Radio 10. Yego mwiriwe neza. Mwiriwe muraho neza muri banje muherereye he? Nitwa Patrick abese banze kuzina rya Hazari w'Ubuyoga. Yego. Turiza umutumirwa. Yego ndamushuhuje. Hari imbogamizi zimwe na zimwe twayaga duhura nazo ariko n'ukuri turamushimiye yadusobanuriye. Ariko ikintu nakwibaza ko umwana ugasanga ni nk'umunyeshuri wenda twaye ndafite nk'imyaka 15 cyangwa 16. Ese hari itegeko rihari umuntu yakurikiza akajya kwa muganga bakamufasha yabisobanuye ariko ntabwo naje kubyumva ntabwo naje kubisobanukirwa neza. Yego. Ese uwo mwana yafashwa ate kugira ngo iyo nda ibe yakurwamo? Yego. Cyangwa se iba idakuwemo nanone yafashwa ate mu buryo bumwe na bumwe? Yego urakoze cyane Patrick. Hari ikindi kibazo. Yego. Ndagira ngo nsabe abo batumirwa bajye bibanda cyane mu bice twita ngo ni ibice by'ibyaro. Usanga izi serivisi zo kuboneza urubyaro kuzibona biba bigoye. Yego. Kuko usanga nka biriya bigo by'urubyiruko biba biri nko ku turere cyangwa mu mujyi. Ugasanga ibice by'ibyaro kugira ngo tubone ziriya serivisi biragorana. Ugasanga nka buriya butabazi wenda arega buriya twakwiye gutandukana n'ibyo hambere by'umuco. Yego. Kuko umuco baravuga ngo nta mwana wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina, umwana akaba hamwe n'ababyeyi bakamurinda. Ariko ubu ngubu umwana aragenda akajya kwiga, umwana aragenda ava kwiga akajya muri ibyo byose, ugasanga wenda yakoze imibonano itakingiye. Kugira ngo abe yafashwa biriya binini bituma atashobora gusama. Yego. Kugira ngo biboneke ugasanga biragoye. Bazadufashe amavuriro yose bashyiraho iyo serivisi yo kuboneza urubyaro mbese y'ubutabazi kugira ngo bigende neza. Murakoze turi kumwe. Urakoze cyane. Urakoze. Hari ibyo abajije bigera nubwo yavuze bibiri ariko biragera kuri bitatu. Hari icyo yasabaga ati serivisi z'ibanze. Sinzi niba twakira indi telefone cyangwa tubanze tumusubize. Twamusubiza. Yego. Mu kanya gato turaza kugaruka. Serivisi z'ubutabazi ubwo nibaza ko avuga twatuneni tw'amasaha 72 ati usanga kenshi ibigo by'urubyiruko biri mu mujyi mu bice by'ibyaro hari ikibazo ndetse n'ibindi bibazo yagiye abaza nk'umwana utwise afite umunyeshuri imyaka 15-16 yafashwa gute. Reka tuhere kuri icyo cy'umwana kuri Michel. Murakoze cyane. Yashakaga kubaza mu rwego rw'amategeko niba yumvise neza. Icyo atari yumvise neza ni iki tegeko rishya rigena yuko umuntu ufite imyaka 15 kuzamura yemerewe serivisi zose z'ubuvuzi kuzigana ndetse bitabaye ngombwa ko aherekezwa nk'uko byari imbere haba ababyeyi be cyangwa n'undi muntu wemerewe n'amategeko. Yego. Ubwo rero uburyo yafashwamo iteka rya minisitiri rigena uburyo abantu bakuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko rigaragaza yuko umuntu wese uri w'umwana yemerewe gukurirwamo inda biganisha ku ngaruka byakabaye bimugiraho. Ubwo rero icyo bisaba ni ukugana ikigo nderabuzima. Buri kigo nderabuzima cyose isange one stop center kandi igira serivisi zikomatanije.
bagufasha bakareba haba mu buryo bw'ubutabera haba mu buryo bwo kujya inama kwihungabana ndetse haba n'uburyo bwo kuba babasha kugukuriramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo rero barakuyobora bakaba babigufashamo bidakuyeho inshingano z'ababyeyi kuko uwo mwana bakeneye gukurikiranwa kondorwa nk'iby'undi muntu wese wakuriwe n'inda mukuru yakabaye akenera. Ubwo rero ugannye ku bigo nderabuzima haba no ku bitaro polyclinique zirabyemerewe nkuko nari nabivuze kare ndetse na clinique zizajya ziba zarabisabye zizaba zibyemerewe aho hose yahagana. Yego. Biramutse nkuko yavuze kwita ku bice by'icyaro wenda abona ari kure bitagize yahamagara no ku murongo wa hoteli 811. Yego 811. Yego bakaba bamubwira ahantu yabona service muri icyo gice yegereye ariko no kubigandira buzima bigeze kuri urwo rwego babonye ari byo batabashije wenda yagize ingorane zikomeye muganga araza kubivugaho bamujyana no ku bitaro ariko icyo ngicyo rwose itegeko riracyemera cyane. Yego muganga agira icyo wongeraho twitaye undi muntu ku murongo wa telefone. Icyo nakongeraho kubijyanye n'umwana watewe inda ubundi umwana uri munsi y'imyaka 18 cyangwa uwo bita umwana hano mu itegeko no kuvuga ngo we impamvu itegeko rimurengera bivuga yuko uriya mwana batarageze igihe cyo kugirana amasezerano n'umuntu runaka cyangwa kwiyemeza kwifatira ibyemezo runaka. No kuvuga ngo iyo yatewe inda cyangwa yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina bifata nkaho yasambanyijwe cyangwa yakoze ibintu ariko atari ku rwego rwo kwiyemeza ibyo bintu niyo mpamvu rero adashobora no kwirengera ziriya ngaruka. Rero kubijyanye no kujya kumusabira service ahangaha nongera kwibutsa bitaza kumvikana nabi wenda nago twabigarutseho naga itegeko ryigeze ribuza ababyeyi guherekeza abana babo. Abana bahawe uburenganzira bwo kuba bakwisabira service badaherekejwe kuko ho nta yindi option yari yarasigaye cyangwa irengayobora ryari ryarasigaye rivuga ko umwana yakwijyana. Ariko umubyeyi waganiriye n'umwana we neza akamuherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwe bumvikana bavugana buri kimwe cyose umwana n'ubundi nakenera ya service kuba wamuherekeza cyane ko Michelle avuze ko ari wowe uzamwondora ari wowe uzanamukurikirana hariho nubwo hari service zikamatanyije bashobora no kumuha n'uburyo bw'ubujyanama ariko uramutse ubifitiye ubushobozi nk'umubyeyi usanzwe ubikora nyuma y'uko umwana wawe agize ikibazo ni wowe wamuherekeza neza kurusha undi muntu wari we wese. Ntabwo bigeze bambura ababyeyi uburenganzira ku bana babo bitaza kumvikana nabi n'ubundi umubyeyi yafasha umwana hato ejo hatazagira n'umwana uvuga uti mubyeyi nkeneye ubu bufasha kavuga ati jyane n'ubundi barababwiye ngo mujye mwimenya. Yego. Undi muntu ku murongo wa telefone ni 0788317918 kugira ngo tubakire niba ufite ikibazo turamubona umuntu hano. Hello. Nyiriwe neza. Yego ushaka kugabanya inyakira amajwi yawe. Yego uzamure n'ijwi witwa nde uherereye he? Nitwa Uwamariya ndi Rubavu. Yego Uwamariya. Kuri icyo kibazo kujyana abana ku bitaro ngo bakurirwemo inda ni ibintu bigoye iyo serivisi kuyihabwa ababikora bariyo polisi iriyo RIB iriyo one stop center iriyo ariko ni ikintu kigoranye ibipapuro bagusaba bakakudindiza kuko hari igihe narindi yo nagiye kubyara ku bitaro by'Igisenyi usanga hariyo umwana watewe inda na muramuwe. Yego ariko narinze mara y'ibyumweru 2 nta service n'imwe arabwo ugasanga rero muri quartier nabyo ntibiba bigaragara neza dore wa mwana bakuriyemo inda iwanyu urumva no kubona urugo aho hafi ni ikintu kitoroshye. Urumva no ku ishuri nubwo yarisubiramo bazamuha kato ni ikintu kigoye ababyeyi pe. Yego urakoze cyane. Agarutse ku kintu gikomeye turamushimiye cyane wa Maria agarutse ku kintu cya kato aravuga si
umwana niyo yabikorewe ku ishuri bakabimenya mu baturanyi ahura n'akato ubwo turaza kureba niki cyakorwa kugira ngo abanyarwanda bahindure imyumvire ariko ikindi yanakomeje no kuba bigoye yego arakoze abajije ikibazo cyiza aragira ati biragoye ati hari ibipapuro byinshi bagusaba ariko nk'uko itegeko ribigena mu by'ukuri hari imbere y'itegeko ryasohotse ejo bundi bishoboke ariko n'iteka rya minisitiri kuva no ku iteka rya mbere ntabwo ibi bintu bari barabyoroheje mu buryo keretse wenda kuba itegeko ryasohoka ababishyira mu bikorwa ntibabishyire mu bikorwa neza ariko ubundi ntibyakabaye bigoye kuko niba uri umwana icyo ugaragaza ni icyemezo cy'amavuko kigaragaza imyaka yawe bakayibona icyo gihe nta kindi kintu kibazwa niba wafashe ku ngufu icyo bisaba nuko ujya kubivugayo gusa ariko mbere basabaga ibimenyetso nibaza mu rukiko ubu ntibakisaba ibyo bipapuro ntibagisaba ibyo bimenyetso ahubwo iyo bigaragaye ko wabeshye nyuma yo kuyikurirwamo uhanwa nk'uwikuyemo inda ku bushake yego bivuga ngo rero kuba bigoye keretse abashyira mu bikorwa ari naho twatanga n'ubutumwa ku mavuriro naho bakira abantu bakeneye iyo serivisi ko batabagora cyane ko kiba kigamijwe ari kugira ngo kiriya gihe cyagenwe kitazamurengeraho atarabasha gukorerwa iyo serivisi kandi yaje abagana ayikeneye bikazamugiraho izo ngaruka yashakaga kwirinda ikindi navuga mu rwego rw'amategeko nuko umwangavu cyangwa ingimbi no kuri bari abantu bose na serivisi z'ubuvuzi bahabwa bagomba kugirirwa ibanga yego abenshi batinya no kujya kuzisabira aho batuye kugira ngo batazabataranga ariko mu by'ukuri umuntu wabibwiye undi ukamenya ngo yari yaje gusaba iyo serivisi gute kuko ubundi bagomba kumugirira ibanga mu buryo bwose kugira ngo atazavaho abiciro ry'imigani aho ariho hose yego reka tugaruke ku kato muganga wa bijyanye n'akato ntago byabura bitewe na wa muco n'imyumvire twahereyeho kare ku bijyanye no kuba wenda umuntu yakuyemo inda ntekereza ko n'uwaboneje urubyaro nabwo batamuvuga neza bitewe n'umuco nanone n'imyumvire aho bikiri ubu ngubu ariko nanone nyiri guhabwa serivisi cyangwa nyiri kuba akeneye serivisi cyangwa umuryango we reka twishyire mu mwanya wo kwibaza ngo ari ka kato k'abantu bazavuga ngewe nta kibazo mfite nkomeje amashuri yanjye nkomeje ubuzima bwanjye busanzwe n'abazavuga ntwite bakazavuga nabyaye bakazavuga narwaje umwana bakazavuga duhuye ubuzima bwabo bwarakomeje ngewe naravuye mu ishuri ibintu bitameze neza urumva niko kato karekare kabaho kurusha kuba wajya gusaba serivisi wayisaba rimwe wenda bikavuga ukwezi amezi 2 amezi 3 ariko no kuvuga ngo niba kuvuga bazakuvuga utwite nubyara bakuvuge umwana narwara bakuvuge abo mwiganye nimuhura waravuye mu ishuri barakomeje bakuvuge nago kuvuga ngo akato cyangwa kuba bakuvuga ntekereza ko bishobora kuba byakubuza kwaka serivisi hari no kuvuga ngo gusubiza umuntu mu buzima busanzwe iyo serivisi muri isangira haba nyuma yo guhura n'ihohoterwa uriya mwana icyambere kiba cyamubaye haba yahohotewe abenshi babyita ubusambanyi ariko abenshi ushobora gusanga baba bashutswe cyangwa bakoreshejwe imibonano mpuzabitsina n'ababafite mu nshingano mwamwumvise urugero rw'uriya muvandimwe uhamagaye rwa muramu we muramu wawe urumva abagufite mu nshingano ni umuntu mukuru wasambanyije umwana amutera inda ayamba amushutse cyangwa amukangishije ibindi bijyanye n'inshingano amushyizeho ntabwo tuba tuzi ngo habaye iki iyo turi kuvuga muri rusange ariko ushobora gusanga impamvu nyamukuru yatumye uwo mwana atwite atari nawe yaturutseho nubwo wenda nta waje ngo amufate ku ngufu ibijyanye n'imbaraga amusambanye ariko ushobora gusanga impamvu nyamukuru atari we yaturutseho yego reka twitabe n'undi muri ku murongo wa telefone wa nyuma niba ahari ni kuri 0788317918 turimo turaganira kuri iyi service yo kuboneza urubyaro ariko kandi no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bwizewe tukitegereje umuntu ku murongo wa telefone yahageze allo yego mwiriwe neza yego mwitwa bande muherereye he nitwa Rukundo Eric yego Eric mwavuga kuri izo serivisi zijyanye no gukuriramo abantu inda mu buryo bwemewe n'amategeko
ese umuntu ufite imyaka irengeje 18 bashobora kumufasha nta yindi mpamvu runaka afite bavuze bashingira bagiye kuyikuramo? Yakoze cyane, reka bagusubize. Yego munsobanure. Yego musubize Eric. Murakoze. Eric arakoze gusobanuza. Izi mpamvu rero zigenderwaho kugira ngo bakuremo inda mu buryo umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko. Iya mbere twavuze ni yuko umuntu agomba kuba ari umwana. Yego. Ubwo rero hejuru ya 18 ntabwo iyi service yayibona mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko muri za zindi zavuzwe hari kuba inda iba isano rya bugufi nawe yisangamo, kuba yaba yahohotewe naho yisangamo, kuba yaba yarashyingiranwe n'undi ku gahato naho yisangamo, ndetse no kuba inda atwite yabimubangamiye ubuzima bwe cyangwa ibangamiye ubuzima bw'umwana. Bivuga ngo uretse kuba iriya ngingo yo kuba ari umwana uwisanga urengeje 18 wisanga muri biriya byiciro bindi bine bisigaye, niwe wenyine wahabwa iyo service yo gukurirwamo inda mu buryo bwemewe n'amategeko. Yego, iminota iratugendanye, munyemerere tugana ku musozo, dutanga ubutumwa mbere ko twatira amakuru. Ni buhe butumwa mutanga muganga Nyampundu Olive? Murakoze. Sozo ubutumwa natanga ndabuha ingimbi n'abangavu, mbasaba yuko bakisanzura bakaza kwaka service z'ubuzima bw'imyororokere, harimo kuboneza urubyaro no kugisha inama, kwaka amakuru ku buzima bw'imyororokere ku murongo 811, ndetse n'izindi service zose cyangwa ibyo baba bafitiye amatsiko ku bijyanye no gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa kuboneza urubyaro n'izindi service z'ubuzima bw'imyororokere. Turahari ngo tubafashe. Twabwiye ko dufite clinique, tukaba dufite n'umurongo utishyurwa aho buri muntu wese yakisanga yatugana. Mbwira n'ababyeyi gushishikariza abana babo kudusaba amakuru, ndetse nabo bakaborohereza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo izi mbogamizi zikurweho n'ingaruka zo kutagera kuri service z'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko zigabanuka. Yego, amasegonda makeya Michel. Murakoze cyane. Ngiye ubutumwa nyamukuru nabuha ababyeyi, ngira ngo mabwire ngo kuba abana bakwemererwa izi service no kuba itegeko ryabaha kuba bakorerwa izi service bitagomba gukuraho inshingano zabo nk'ababyeyi, no gukomeza umuco nyarwanda wo kubigisha indangagaciro nyarwanda zituma twirinda. Nongera no kwibutsa abantu service dutanga kuri Réseau des Femmes, icyo bisaba gusa ni ukuba uri umuntu utishoboye, n'ubuntu ariko ugomba kuba ufite mituweli cyangwa se ubundi ubwishingizi. Za service twavuze haba gusuzuma no kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuboneza urubyaro n'ibirinda gusama. Dufite abaganga b'inzobere, uraza bakakwakira kandi bakakwakira neza, no ku bigo nderabuzima bahagane. Yego, ndabashimiye cyane. Mu masegonda make turakira inshamake z'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda.